umuntu wese uzuza hano mu rusengero ukumva iri jambo ry'Imana ukabuhaye ukorera Satani akaba ari yo nzira ukurikiye akaba ari yo ukorera tugiye kugukoza isoni tumwaza Satani n'abakozi bayo n'abayikorera kuko ntaco bari gukora ijambo ry'Imana ryavuze ngo icyo yanditse yaracyanditse kurakozwa n'isoni kurararira ijoro ry'ikiye ubusa kuririrwa amanywa y'ikiye ubusa ako kajagari nta kiki nta nyungu ufite nta mugisha ayiwe tumukoze isoni Imana icyo yatuvuzeho yaravuze haleluya icyo yatwanditseho yaranditse duheze Imana icyubahiro haleluya 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 nanezerewe mu gitondo nanezerwa numva konsha iyo nanezerewe nzanyumva ko amagufwa bayatwika nkama numva umuriro watse none kandi niko bigeze Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro ariko abantu bataza banezererwa mu rusengero ntacyo mumaze muze muja mu kabari mugende kuko ntacyo mumaze ntacyo muza gukora haleluya 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 duheze Imana icyubahiro abiteguye gukoza Satani isoni kuko nimutiteguye kwikoza nushaka haleluya haleluya duheze Imana icyubahiro haleluya 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 Yesu ahabwe icyubahiro amen haleluya 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 mukuri kose twagira ngo duhagarara aha tuvuga iby'Imana yadukoreye Satani yaramwaye Satani yakozwe n'isoni kuko bakwirukaho buri munsi tuba bakwishimira kubaho tuba bashaka ko buca ariko yaramwaye ibyo yatuvuzeho ibyo yakwanditse bizasohora haleluya haleluya asifiwe Yesu amen Yesu ashimwe niba bishoboka ntacyo bibangamiye nasabaga ko bano bantu mwese muri kuri no ruhande twese twegerana ahangaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana twese turi hamwe murakoze cyane Imana ibaha umugisha ntabwo ndi buze gutinda nubwo ntarimo mbona iriya saha ariko ntabwo nza gutinda cyane murakoze Bishop mukomera amashyi mu izina rya Yesu hari ibintu akoze ayobowe n'umwuka kugira ngo adusengere kandi buriya amasengesho arafata gusa nyine rimwe na rimwe abantu bataba bari muri connection imwe nawe bashobora kubitekereza uko yabivugaga ngo navanze ariko nta kuvanga kurimo kubera ko byarimo bikorwa biri mu mwuka w'Imana amen ariko nubundi tuza tuvangira abo tudahuje connection murabyumvise abo tudahuje connection turabavangira kandi nico dushinzwe kubavangira ndiko bimeze kuko nabo baza batuvangira niyo mpamvu tugomba guhaguruka kugira ngo natwe tubavangire ibi mvuse bizumvikana kera ariko kandi nanone abo duhuje connection bafite icyo bumvise amen
iyo turimo twiruka tuba turimo tugira aho tuvangira, tuba twabavangiye kandi muzabamenya bavangiwe, sibyo? Rero ntabwo yatuvangiye, twari turi muri connection imwe, twari tuzi ibyo arimo akora, niyo mpamvu tubyakira rwose kandi tukabyumva kimwe. Nk'umukoca, nk'umutoza mwiza udutoza byiza kandi bikadufasha rwose, Imana imuha umugisha. Dutoza gusenga, haba no gusirimba, dutoza tukagenda muri ritime. Niba koko nimba hari ntawe arasimbira ngo afate, buriya wowe iyo ugiye kugira ufata usimbira, tuba warebye neza ku mukoca. Murabyumvise? Ni ukuri muri no minsi ndimo ndabashimira hano cyane mu itorero ryacu Isoko Ibohora, ubwitabire burimo bukorwa, ariko cyane cyane hano mu Gisirimba bugakorwa mu muco mwiza. Iki ni ikintu kidushimishije, abantu barimo basirimba neza, kandi koko mujye musirimba mu buryo bwiza. Iyo bikozwe mu buryo bwiza n'abantu benshi turabibona tukanabimenya. Iyo bitarimo bikorwa mu buryo bwiza, namwe mufite amatelefone, mufite ibintu muri byo bigenda bisirikira bitari byiza, sibyo mw'abakristo mwe? Nimubona umukristo wacu wano agiye gufata sharpe y'umukobwa cyangwa kaki igitenge cy'umudamu agatangira kukizirika ahangaha, muzamenye ko yatewe na Satani. Nta Mana izabirimo, kuko nta mwuka w'Imana ufata igitenge ukaja kugipfunyika ahangaha wamara ukaja gusimbuka no ku bantu mu buryo butameze neza. Basigaye bakora n'upompaje ukabona ibintu nta Mana irimo. Namwe ubwanyu ku ma WhatsApp yanyu mujya mubigaya, nta muntu sinzi n'ukuri kw'Imana mujya mubigaya, mujya mubishima buriya, mujya mubona biriya abantu bakora kikwiruka utuntu, mujya mubishima buriya. Ndabizi ko namwe ubwanyu muza mubigaya. Nimba muza mubigaya mukabona hari umuntu ushaka kubikora hangaha, mujye mumugaya, namuvuga ngo ntabwo uri wa hano, kuko nta mukristo wacu wa hano ndabibonana, nta n'uwo ntegereje no kuzabibonana, kuvuga ngo yatse igitenge kaje gupfunyika ibi, sibyo mw'abakristo mwe? Ariko gusirimba, musiririmbe. Timaza mubona ko nta poso siwe musaza dufite ahangaha, nimujya mubona n'abasirimba, nimujya mubibona sirimba. Nanje sindasaza, nanje ariko 50 iri hafi aho, hako nanje ndasirimba rwose pe. Rero mureke tujya dusirimba kandi tubikore mu buryo bwiza, ariko tutazagira uwo duhutaza cyangwa ngo twambure ibirato tunazinge n'amapantaro kaho tugiye guhinga. Dusirimbe byose bizagenda neza, sibyo mw'abakristo mwe? Message iratambutse, ariko ubwo nyine hari abo tuvangiye hariya hirya. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana, ubwo message iratambutse. Umukoca wacu aza dutoza neza kandi mu buryo bwiza, mu kudusengera no kudusirimbisha tukiruka, nta cyaha kirimo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana. Njyewe naho niho nkiriyeme, mumbabarire abo twari kumwe mu gitondo, nsubire ngaruke muri Yohana 19 n'umurongo wa 19, sibyo? Kuko niyo magamba ndimo, nawe niri gufata irindi nushaka kuzarivuga ukwezi kose, uko niryo rizaba rikuri. 19 umurongo wa 19, ndongera nje gusoma muri Yesaya, none ndasoma 14, muri Yesaya 24, simbuke ku murongo wa 10 wa 27. Haravuga 19 umurongo wa 19, Pilato yandika urwandiko arushira ku musaraba, rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko batambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, cyo nanditse cyanditse. Vuga ngo amen. Pilato asubiza gute? Cyo nanditse. Ako nikaho yari afite nk'akantu bitaga hayo, icyo nanditse nacyanditse, nuko biriya nta kindi yongeye, hariko ari kanje nohita mbona nkaho umuntu aramutse avuze ngo icyo nanditse nacyanditse,
wahita usubiza wongeraho n'irindi ngo icyo ushaka ugikore. Icyo nanditse nacyanditse. Amen. Turi kumwe bene data? Twongere dusome muri Yesaya 14:24. 14:24 mu buhanuzi bwa Yesaya. Yohana na Yesaya barimo barankoraho muri no minsi, kandi singiye kubareka kuko biracandimo. 14:24 ndasimbuka ku murongo wa 27. Aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Nongere some. Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Murongo wa 27. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Nta muntu numwe utegerezwa guhina ukuboko k'Uwiteka kurambuye. Niba yarabitekereje kandi akaba yarabigambiriye, azabikora. Naho nibwo butumwa Imana irimo impa, kugira ngo nongere subisemo abantu bacitse intege, nongere mbabwire ko ibyo ari byo byose hakiri ibyiringiro byo gutabarwa, bitewe n'iki nuko hari amakuru akwanditseho. Vuga ngo amen. Titwavuze ngo Pilato yari umwe mu bantu bahawe Yesu ngo amucire urubanza nk'umutambyi. Hanyuma yicaranye na Yesu bihereranye, akamubaza ati, ariko ko barimo bakuzereza bagukubise mu rukiko, wavuye kwa Ana, hanyuma wagiye kwa Herode, hanyuma bagukubise kwa Kayafa, none ungarutseho, ariko se ni ibiki koko uri umwami? Twavuze gute ko yashubije? Yahise asubiza ngo wakabimenya. Ako kiriya gisubizo nacyo gifite ukundi kuntu gisobanutse, wakabimenya. Amen. Wakabimenya. Hanyuma amaze gusubiza ngo wakabimenya, Bibiliya irambwira ngo Pilato nta mbabazi amufitiye, nta mpuhwe amufitiye, ahita amukubita imikoba, aramukubita, wamara amushyira muri prison, muri gereza. Asanga y'abandi babandi bari babohewe muri iyo gereza. Murakurikiye? Jewe babwira iyo gereza bashizemo Yesu, nje nayigezemo. Ni gereza ndende mu kuzimiyo, ahantu ho bari bafungiye abandi hari kahanini, ariko ikuzimu muri kave hasi, ariko ahantu bari bafungiye Yesu wenyine. Murabyumva ngo bari babafunze, ariko hari ahantu bafungiye Yesu wenyine. Murabyumva? Bamufungira, tekereza kubohanwa n'abandi babafunze, ariko wowe wiri aho muri gereza, akaba kandi kagereza bafungiramo Yesu kumwihariko, atuzira ari twebwe azira. Hanyuma Pilato umwuka w'Imana kandi yongera kumukoreramo, aravuga ati, ariko nubwo bamufungiye iriya nanje nkaba namukubise, ariko hari ijambo yanshubije. Vuga ngo amen. Yanshubije ngo wakabimenya. Abwira abantu uti, noneho ndashaka kubafungurira umuntu umwe, ariko ndabahitishamo ku bantu babiri. Hari uwitwa Baraba, hari n'uwitwa Yesu. Hagati y'aba bantu bombi murashaka ko fungura nde? Bose baravuga ngo Pilato nafungurwe, ariko Yesu agira ate abambwe. Pilato biramubabaza, bakuye Yesu muri ako kagereza, none bamujanye Nyabihanga. Murabyumva? Bavuye ku gasozi kamwe, baramanuka barika, barazamuka bagera ahantu hitwe Getsemani. Bavuye Getsemani bagera Igorogota hitwe Nyabihanga, kuko aho hantu bari bagiye kubambira Yesu hari ahantu habi, kuko bahajyanaga uwo bakatiye urwo gupfa. Simuza muririmba ngo Gorogota kera waricaga ngo wagiyeyo tiyagarutse, ngo benshi barahaririye, ababyeyi barahaririye kuko babuze ababo. Uwo bamanukanaga gasozi bakakuka hakurya Getsemani, bakazamuka bakagera aho ngaho Nyabihanga. Ni ukuvuga ngo uwo bazamukanaga aho hantu
ntabwo yagombaga kugaruka kuko yabaga akatiwe urwo gupfa. Na ahantu hari ibibuye bafungaga umuntu amaguru n'amaboko bakamutimbagaza, nuko bagahirikiraho ibindi bibuye bagataha basize babonye ku mwuka warangiye. Aho niho bajanye Yesu, kandi hitegeye umujyi wa Yerusalemu ngo bamugeze aho hantu, bashinga umusaraba bamubambaho. Pilato abura amahoro, abura umutekano. Bakirimo bakora umusaraba bawutunganya, nawe aragenda umwuka mukoreramo tugende wandike. Siko twasomye ngo yanditse mu ndimi zitatu. Ururimi rwa mbere yanditse mu Giheburayo rwasomwaga n'abanyedini n'abaheburayo nyirizina bari baza amakuru y'ibitabo byari byanditswe mu Giheburayo, kugira ngo ibyanditswe abaheburayo babisome bamenye uwabambwe nindi. Vuga ngo amen. Kubera ko Yesu yapfuye mu ngoma y'Abaroma, Abaroma aribo bategetse isi, Pilato yongera aravuga ati rero aba bantu bategetse isi ngomba kwandika no mu rurimi rwabo kugira ngo iyi message ikwire mu bwami bw'Abaroma bwose. Yongera yandika mu rurimi rwa gatatu, yandika mu Kigereki. Noneho Ikigereki rwa rurimi narwo rwari ururimi mpuzamahanga kuko Icyongereza kivugwa kino muri kino kinyejana. Ndagira ngo dufite indimi zingahe mpuzamahanga? Sebyiri zishobora kuba nyinshi, ariko izonze ni Icyongereza n'Igifaransa. Ariko Igifaransa kiragoye Imana. Inzangira mu nzu nashaka kukivuga nkabona ko barandeba gutya kuko ntibukizi, ariko Icyongereza cyo murakivuga. Ni ukuvuga ngo Ikigereki nacyo cyari kigezweho mu rwego rwo hejuru. Utaruzi kuvuga Ikigiriki ari umucuruzi, nuko nyine yaburaga isoko. Kugira ngo uje guhaha nuko uba wagombaga kuba byibuze uzi Akagiriki gatoya. Haba na hano umuntu uzi Icyongereza ashobora kwinyuza ahantu agahaha, kandi nubwo utanakizi cyane hakuzi yaraje nawe umenye by the way, umenye naso na bayi. Ibyo ko ari bitatu Icyongereza watahanye ushobora guhaha wamenye by the way, naso na bayi. Ibyo bayo ikubiyemo amagambo abiri, ni ugusezera no kugura, ukagura akantu. Murabyumva? Ubwo ni utaruzi Icyongereza, utazi Icyongereza nyine hano birago. Ariko kera ururimi rw'Ikigereki nago niko rwari rugezweho. Murabyumvise? Yandika mu Kigereki ngo uyu wabambwe ni Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Iyo nyandiko nicyo nshaka kuvuga iteza akajagari. Mureke mbabwire mwebwe muri aha ngaha, ibintu Imana yakwanditseho hari abo byateje akajagari. Hari abantu bafite akajagare, pastor arabizi, bishop arabizi. Tuza amakuru y'abantu bagize akajagare kubera isoko ibohora. Kuba gusa urusengero ruraha, kuba ruhagaza, kuba Elisha dayiririmba, kuba mwambara mukaberwa, akajagare karabaye. Kandi hari akajagare katari gake. Akajagare kandi gatangirira kure. Bibiliya irambwira ngo abantu bagize akajagare ba mbere ni Abayuda, kandi Yesu aribo yaje muti. Muzi ko birivuga ngo yari yaje mu bye, ariko abenti bamwemera. Ariko ngo bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abagize akajagare bwa mbere ni Abayuda. Baravuga bati ariko se uyu Pilato wanditse akajagare gakarabaye. Pilato aravuze ati rero baramuteye baramusanza, ariko baza badusanga yeme, bakagusanga kukubwira ariko se nta bindi niko bimeze. Hari byatwanditsweho, ibyo byanditswe ku buzima bwacu. Haleluya! Ibyo byanditswe ku buzima bwacu bizasohora. Vuga ngo amen. Biteza akajagari, kandi akajagari karaba. Basanga Pilato ariko Pira ibi bintu urimo dukorera Pira ibi bintu urimo ukora, tuza tubyina tukakuramo tukagira guta abantu ba Pilato nyine. Aba bantu b'Abayuda bagahaguruka, ariko se aba bantu bimeze gutse. Ni akajagare twaragateje, ariko nta kundi ko niko Imana yatwanditseho.
biranditse kuri twe David biranditse kuri twe nukuri kw'Imana biranditse pas biranditswe haleluya biranditswe kuri twe mureke biteza akajagare ariko biranditswe vuga ngo amen haleluya impano yawe iteje akajagare mu bantu bikwanditseho uko ubyina biteje akajagare kubiranditswe uko tubwiriza biteje akajagare ariko biranditswe uko dutarama biranditswe ko ariko akajagare ko karahari tigahari se karahari bitewe n'ibitwanditsweho kandi bitwanditsweho iteka ryose bigira abo biteza akajagare nukuri kw'Imana bigira abo biteza akajagari je hari igihe twigeze gutarama na bishop abantu bagira akajagari batubwira tubwo mutangiye ibi mwebwe muzataha nta n'ibirato mwambaye muruvuko pase nuko utazubyibuka muzava muri kino gihugu nta n'inkweto mufite akajagari karaba kubera ko twasengaga murankurikiye duha Imana icubahiro haleluya haleluya badukorera inama ngo wewe n'umudamu n'abana urabona nta diplome nta Congereza nta n'ikinyarwanda nanone nacyo nta nico twari tunazi murabyumva akimana sigira neza pastor yazaga aririmba indirimbo agafatanya indirimbo 3 kubera kutamenya indirimbo agati kandi mwebwe nyine iwe mubyibuka agafatanya ibitero indirimbo imwe akayihuza ari indirimbo 3 akabigira indirimbo imwe amaze bature akajaga baroha badukorera inama ati noneho uzafata ibintu mugende muje kuko inkambi zariseza abantu baza bagenda twatarama twaririmba gutya ati nta nkambi mubanze mwicare nta nkambi twagira ngo kinzarira ibibazo bikaba kajagari kakaba ariko uyu munsi haleluya haleluya hari ibyanditswe kuri twe njewe ndimo ndasoma ibintu pastor nukuri kw'Imana ndimo gusoma ibintu byanditswe hari amandika ari kuduhanga twanyu hari amandiko hari arimo avuga ko Imana igiye kutugirira neza hari amandika hari arimo avuga ko Imana igiye kudutabara hari amandika hari arimo avuga ko Imana igiye kutwibuka hari amandiko hari arimo avuga ko ari Imana igiye gukora hari amandiko hari arimo avuga ko tugiye gutabarwa haleluya hari amandika hari arimo avuga ko Imana igiye kutugirira neza kandi ayo niyo makuru dufite vuga ngo amen muri ku munsi Yesu azuka Bibiliya yatise ivuga ngo amaze kuzuka yeretse abigishwa iminsi 40 akaza avuga iby'ubwami bw'Imana Yesu ntabwo yigeze avuga mpuru yahazi kuzimu murabyumva mpuru yaha nta makuru y'ikuzimu ngo avuge ngo wa munsi ngo duherukanaga ngo kuwa gatanu ngo bamaze kunyica ngo naramanutse ngo bashira mu kuzimu ngo avuga amakuru y'ikuzimu iwe azutse avuga amakuru y'ubwami bw'Imana nta makuru yehehe y'ikuzimu iki kintu muracyumvise avuye ikuzimu ariko nta makuru yaho agomba kuvuga icyo arimo atangagaza gusa arimo aravuga amakuru y'ubwami nta makuru y'ikuzimu abantu baheze mu makuru y'ikuzimu abantu bicwe n'amakuru y'ikuzimu abantu barimo barakuvuga amakuru y'ikuzimu niyo kuzimura n'ubuzima bwa hano nakajagara abantu batinze makuru y'ikuzimu ariko mureke tuvuge amakuru y'ubwami tuvuge ko dutabawe Bibiliya iravuga ngo muvuge inkuru zururutsa imitima ego vuga ngo amen cyane tubabwire ngo barosi baratwishe ngo baraduhagurukiye ngo bagiye kutubwira gute ayo n'ayikuzimu mureke tubwirana ngo tuzatabarwa haleluya mukomere Yesu amashi hari inyandiko itwanditsweho ego hari inyandiko yanditswe ku buzima bwawe hari amakuru avuga ko tugiye gutabarwa Pirata amaze kubyandika kajagare karabata twavuze ngo kajagare Bibiliya iravuga ngo akajagare kamaze kuba Pirata baramubwira ngo ariko wabisibye ukavuga ngo yiyise siko dusomye ngo yiyise umwami w'abayuda ariko wandika bamara aravuga ngo ico nanditse
kugira ngo bahindure ari abantu bazashaka kutuvangira kugira ngo baduhindurire vision, baduhindurire iyerekwa, sibyo? Bagashaka guhindura iyerekwa, timuzaho iyerekwa ryavuye none baritangaza gutyo ukabona abantu atari ko pastor namwe murabona ariko hari vision, hari byanditswe. Vuga ngo amen. Amen. Ongera ngo amen. Amen. Pirata aravuga ngo ico nanditse sinagihawe n'umuntu, ico nanditse nacyanditse. Bwiriwe muri kumwe ngo byaranditswe. Vuga ngo amen. Amen. Ongera ngo amen. Hallelujah. Ongera ngo amen. Muri Yesaya twasomye ngo Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati nukuri uko nabigambiriye niko bizaba. Uko Imana yagambiriye niko yavuze ngo nukuri Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nagambiriye niko bizaba. Ngubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, nindi uzabivuguruza? Ukuboko kwe kubanguye ngo nindi uzaguhina? Niba yarazanditse nindi uzabivuguruza? Niba ukuboko kwayo kurambuye kukugirira neza nindi uzaguhina? Hallelujah. Nindi uzasubiza ivy'Imana yagambiriye ku buzima bwawe? Haleluya. Ndamurozi noneho ntaho muja kwirogoza ibyo yagambiriye. Haleluya. Haleluya. Ibyo yagambiriye ku buzima bwacu, ibyo yatekereje mu isoko ibohora, ibyo yagambiriye yarabigambiriye kandi zasohoza ibyo yagambiriye. Yego. Siko biri ivuga ngo aliyahidi na atatimiza. Ubwo yabigambiriye tazabisohoza se? Bibiliya ntivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Yego. Ngo ibyavuye no mu kanwa kayo no kubikora. Haleluya. Kora babihagurukire akazagare kabe iby'Imana yavuze ku buzima bwacu. Kuri kw'Imana biranditse kandi bizasohora. Imana yaravuze ngo tuzubaka urusengero rwa etaje, yarabigambiriye izabikora. Vuga ngo amen. Amen. Yagambiriye ko tuzatera imbere bahaguruke akajagare kabe ariko tuzatera imbere. Hallelujah. Vuga ngo amen. Hallelujah. Baravuze ngo bakurwaze bakumugaze, yagambiriye kuzabyina ugendesha amaguru yawe ube muzima, yarabivuze izabikora. Haleluya. Yavuze kuzakora ubukwe akajagare kabe ariko byanga byakunda buzatahwa. Hano ndabibona hari inyandiko ndi ngo soma David, hari inyandiko ndi ngo soma papa. Nukuri kw'Imana. Haleluya. Musamuri biganza gira sose. Haleluya. 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 Farao umunsi umwe aricara aravuga ngo akora inama n'abaturage be, aravuga ngo yeme aba bantu bakomeje kugwira kandi babaye benshi, ngo none nimuze tubigira ubwenge. Urabyumva? Tubigira ubwenge turebe ukuntu tubakuraho bareke kuguma kugwira, bareke kuguma kuba benshi, sibyo? Ariko Imana yari yabwiye umugabo witwa Abrahamu ngo sohoka Abrahamu. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Imana yabwiye Abrahamu ngo sohoke gira nkwereke. Arasohoka ngo agere hanze asanga inyenyeri nishi, iramubwira ngo raramurebe. Vuga ngo amen. Abrahamu agira gute? Arararama abona inyenyeri ari nishi ngo ngaho zibare, aravuga ngo ntawashobora kuzibara. Imana iramubwira ngo uko ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Ngo amare aramubwira ati tumanuke kwereke hariya iruhande rw'inyanja. Ati Abrahamu woshobora kubara uyu mucanga uyu musenyi wo ubara? Ati rwose sinawubara. Ati nturuzi uko uyu musenyi ungana, nguko ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Amaze Farao n'abaricara ngo bano bantu bakomeje kugwira kandi Imana hari byo yari yanditse, yavuze ngo bazangana. Haleluya. 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 Yari yavuze ngo bazangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko Farao nawe arahaguruka ngo mureke tubigira ubwenge, mureke biga ubwenge ubwo ari bwo bwose,
ariko ikimana yanditse ku buzima bwacu ikimana yanditse ku buzima bwacu kizasohora. Haleluya.